Komeza ugubwe neza cyane. Ni Gisenyi Komisiyoneri mu kagari ka Byahi, aho tuje kubereka iyi miryango 5 y'ubucuruzi ishobora kwinjiza amafaranga atari munsi y'ibihumbi 250 ku kwezi. Muri urumbo ari ahantu heza, hafite parikingi kandi hafite na pariseri ihunganira guhera hariya bari abadamu bageze kugera kuri iriya poto iriho umweru n'ubururu. Hari hose ni mu buso bwa pariseri tuje kubereka. Hano hantu tuje kuhagurisha ku mafaranga make cyane dukurikije ubuso bwaho ndetse na income ziboneka buri kwezi. Hashobora kwinjiza ya mafaranga twababwiye, maze turi kuhagurisha kuri miliyoni 25 z'amanyarwanda. Muduhamagare kuri 078 300 875. Video yose mwayisanga kuri YouTube yitwa Gisenyi Komisiyoneri. Jyaho ukore like, ukore subscribe ku mbuga zose yitwa Gisenyi Komisiyoneri. Mukomeze mugubwe neza, turabakunda cyane.